Ndagusuje cyane wo kurikirana ubiteye news umunsi ku ni mu karere ka GASABO murenge wa Kimironko mu kagari ka Nyagatovu umudugudu w'Urugwiro. Haravugwa inkuru ibabaje yasize benshi mu gahinda n'akababaro gakomeye aho umukobwa w'imyaka 28 witwa Mbabazi Charlotte bivuga yuko yiyahuye nyuma yo guhangayikishwa n'ibibazo by'urukundo n'iterabwoba yakiriye kuri telefoni ye ndetse no gukatirwa n'umusore bakundanaga. Nganyumvira kweri amakuru aturuka mu baturage n'abo mu muryango we avuga ko Mbabazi Charlotte yari umukobwa uzwi imyitwarire myiza wiyubashye kandi wiyeguriye Imana kuko ari n'umukristo wa ADPR aho benshi bamuzi nk'umukobwa wituze cyane uharanira amahoro kandi tujyana n'imico mibi. Uburyo rero yaje kwiyahura rwose nibyo byaje gutera urujijo. Ibingibi byabaye kwa kane ubwo Mbabazi Charlotte yabyukaga mu gitondo aganiriza musaza ukora umwuga w'ikimotari amubwira yuko rwose yaruhutse yakigira mu kazi. Umusore musaza we ngo yahise abyuka nk'ibisanzwe maze aritunganya ajya mu kazi k'ikimotari, ariko rwose ngo umusore ntabwo ageze atekereza ko hari ikibazo cyari kuza kuba kuri mushiki we pe. Nyuma y'igihe gito rero ubwo musaza we yagarukaga mu rugo aje kurya yasanze mushiki we yizingazinze mu mashoka amukoza asanga ntari muzima amaje kwitaba Imana kare. Yahise atabaza abaturanyi bahuriye baza kureba ibyabaye basanga Mbabazi Charlotte yamaze kwitaba Imana, bituma benshi bagwa mu gahinda ndetse n'akababaro gakabije. Mu gihe bari bahagaze ngo barimo kureba n'ibyabaye hafashwe telefone nyakwigendera maze bahita babonamo ubutumwa yaramaje kwakira. Nibwo habonetse ubutumwa bumutera ubwoba bukomeye bugira buti va ku mugabo w'abandi cyangwa tuzakumira acide tukwice. Abaturage bavuga yuko ubu butumwa bushobora kuba ari bwo bwamushyize mu gitutu gikabije ubwo ndetse n'ihungabana bigatuma afata icyemezo kibi cyo kwiyambura ubuzima. Abatuye muri aka gace bavuga yuko Mbabazi Charlotte yari umukobwa mwiza ukiri muto wifuzaga ejo hazaza heza, bityo bakayimo barasaba inzego zibishinzwe gukora iperereza ryimbitse hifashishijwe telefone ndetse n'ubutumwa yakiriye kugira ngo amenyekane ababigizemo uruhare bose maze babiryozwe ndetse n'amategeko. Iyi nkuru kandi babaje yongeye kwibutsa abantu bose ko amagambo n'iterabwoba n'igitutu bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu, bityo hakaba hakeneye kwigisha abantu kubahana, kuganira ndetse no gushaka ubufasha aho ibibazo bikomeye bibaye. Ikindi kandi abaturage muri kano kagari bavuga yuko rwose bitabikwiye ko uyu Mbabazi Charlotte yiyahura ko rwose abagabo ari benshi atari icyabuze rwose ko yari gushaka undi mugabo cyangwa se undi musore rwose bakundana aho kugira ngo afate umwanzuro rwose wo kwiyahura. Iki gikorwa rero uyu mukobwa yakoze rwose kikaba ari igikorwa cy'ubugwari bukabije. Ngaye ngo kureba ibingibi bikaba byabereye mu karere ka GASABO mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Nyagatovu umudugudu w'Urugwiro. Nkora subscribe n'imbaraga mugize kuri iyi sheni nyine cyari obi na ngiyi ni ubiteye news mu karere ka GASABO. BITEYE News.